Mu kiganiro Le Monde Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwa muntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tuba impuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afurika no ku isi yose muri rusange. Twongeye kuba ikaze muri iki kiganiro. Uyu munsi tugiye kubagezaho amateka y'umugabo wabaye igihangange ndetse akaba ikirangirire mu mateka ya muntu. Ibitabo ndetse n'ubushakashatsi byamwanditseho byinshi cyane, yemwe n'abakora firme mbarankuru nabo nuko. Abiga amateka cyangwa politike ndetse n'abashakashatsi ntibahwemye kumugaragaza mu byigwa n'ubushakashatsi bwabo. Uwavuga byinshi kuri we ntiyarangiza ibigwi bye ndetse n'ibikorwa bibi yakoze. Uwo nta wundi ni Adolf Hitler. Gusa nyuma y'imyaka 74 apfuye, hari abantu bakemeza ko Adolf Hitler atapfiriye mu gihugu cy'Ubudage. Ariko se ubundi uyu mugabo wabaye igihangange mu mateka y'isi ubundi yari muntu ki? Yabayeho ryari? Ubundi ni ibiki byamuranze mu buzima bwe? Ngiye muri kumwe n'intwayisangwa Jean Aristide. Mbibutse ko iki ari ikiganiro Le Monde Histoire. Adolf Hitler yavutse ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa kane ahagana mu mwaka w'1889. Avukira mu gace kitwaga Gashoza-en-Pommer. Kubirenzaho nanone, Adolf Hitler yari umwana wa kane mu bana batandatu b'umugabo witwaga Adolf Hitler ndetse na mama witwaga Clara Porzer. Adolf Hitler nanone nubwo yari umwana wa kane, abana batatu bose bari bamubanjirije harimo uwitwa Gustav, Uda ndetse na Otto. Abo bose bapfuye bakiri abana. Gusa bivugwa ko nubwo Adolf Hitler yaje kuba umunyapolitike akaza kurwanya abayahudi, bivugwa ko nawe yari afite inkomoko ya Kiyahudi. Ibi impamvu nta yindi nuko ahubwo uwari sekuru, ubwo ni ukuvuga se wa Adolf Hitler, witwaga Leopold Frankenberger, nawe yari afite inkomoko ya Kiyahudi. Uyu mugabo yari umudage wabaye no mu gihugu cya Austria. Mu gihe cy'intambara ya mbere y'isi yabaye umusirikare arwanira igihugu cye nk'urundi rubyiruko rw'Abadage. Nyuma y'intsinzwi y'Ubudage mu ntambara ya mbere y'isi, Hitler yakomeje gukora nk'umusirikare ariko mu bijyanye n'ubutasi, aho yaje gushingwa gukurikirana bya hafi ishyaka ry'abakozi b'Abadage icyari cyariswe German Workers Party, ariryo ryaje kuvamo ikiswe National Sozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Ibi biri mu rurimi rw'Ikidage, mu mpine handikwa Nazi. Mu mwaka w'1929 Adolf Hitler yaje kwinjira mu ishaka rya Nazi, aza kugira ijambo muri iryo shaka. Uyu mugabo yaje kuba igihangange mu ishaka rye kubera ko imbwirwaruhame ze zanyuraga benshi, kimwe na politiki ye yo kurwanya abashyize umukono ku masezerano yabereye i Versailles, cyangwa se ikizwi nka Versailles Peace Treaty. Yemezaga intsinzwi y'Abadage mu ntambara ya mbere y'isi ndetse agashyiraho n'ibihano ku Budage. Uyu mugabo ibyo ntiyabikozwaga. Si ibyavuzwe haruguru gusa byagaragaraga mu mbwirwaruhame ze, kubera ko kenshi na kenshi byanze bishoboka hagombaga kuba hagaragaramo kwanga abayahudi ndetse no kurwanya ingengabitekerezo z'uwitwaga Karl Marx mu ishaka rye. Mu mwaka w'1921 Hitler yaje kuba umuyobozi mukuru w'ishaka asimbuye uwitwaga Anton Drexler. Uyu niwe wari warashinze ishaka ry'Abanazi. Ku ya 8 Ugushyingo mu mwaka w'1923 yatumijeho inama ayitangazamo ku mugaragaro ko habaye impinduramatwara, ikiswe revolution, mu gihugu cyose ndetse asesa guverinoma yariho icyo gihe.
gusa ibyo ntibyamugoye neza kubera ko yabifungiwe amezi 9 azira icyaha cy'ubugambanyi. Iki ni ikiswe betrayal crime mu rurimi rw'icyongereza. Ibi yabikoreraga leta yari icyo gihe. Niko yahise afatwa ajya gufungirwa muri gereza murayizi cyane yitwa Landsberg. Landsberg ni imwe muri gereza zikomeye mu gihugu cy'Ubudage kuri uyu munsi wa none. Gusa akigera muri iyi gereza yaje kuyandikiramo igitabo cye yise Mein Kampf. Ijambo Mein Kampf ni ijambo riri mu Kidage bisobanuye ngo urugamba rwanjye. Icyo gitabo gikubiyemo amateka ya nyiri kucyandika, ibitekerezo bye bya politike, urwango rw'Abayahudi ndetse n'uko yifuza ahazaza h'Ubudage. Nyuma yo kuba chancellor w'Ubudage mu mwaka w'1933, Adolf Hitler yongeye gutorerwa n'abaturage kuba umuyobozi w'ikirenga w'igihugu, ryeruye. Mu mwaka w'1934, hashize umwaka umwe birumvikana, uyu mwanya wagiweho mu Budage nyuma y'urupfu rw'uwahoze ari umukuru w'igihugu Perezida Paul von Hindenburg. Hitler yagiriwe icyizere cyo gufata umurimo wo kuba perezida ndetse akaba chancellor, aribyo byaje kwitwa ryeruye. Ibyo byose bikaba byarabaye mu mwaka w'1934 nk'uko bivuzwe ruguru. Gusa turabizi nta byera ngo de. Amwe mu mateka mabi yaranze ubuzima bwa Adolf Hitler harimo gutegura ndetse no gushyira mu bikorwa jenoside yakorewe Abayahudi ikizwe nka Holocaust, akanateza intambara ya kabiri y'isi yahitanye hagati y'abantu 50,000 ndetse n'ibihumbi 45. Ubwo intsinzi yagaragariraga buri wese muri icyo gihe, ingabo zishyize hamwe mu kiswe Allied Force ngo zirwanye Abadage zerekeza ku mujyi w'i Berlin, umurwa mukuru w'igihugu cy'Ubudage. Turabizi Hitler nawe yemera adashidikanya ko yatsinzwe. Gusa ku ya 30 Mata ahagana mu mwaka w'1945, Hitler we n'umugore we Eva Braun bamaze umunsi umwe wonyine bashyingiwe bariyahuye bapfana n'imbwa yabo. Uyu Braun yari amaze igihe kinini abana na Hitler ariko batarasezeranye. Basanze aba bombi banyoye ibinini bya cyanide capsule na Hitler yirashe. Nyamara nubwo aba bombi bamaze imyaka 74 bapfuye, harabemeza ko Hitler atapfiriye mu gihugu cy'Ubudage i Berlin. Mu gitabo cyitwa Grey Wolf ndetse kigahabwa umutwe witwa The Escape of Adolf Hitler, cyanditswe na Simon Dunstan na Gerard William, bagaragaza ko Hitler na Braun batiyahuye ahubwo ko bahungiye muri Amerika y'Epfo mu gihugu cya Argentine. Sabaga gusa bavuze ku ihunga rya Hitler kuko na televiziyo ya The History Channel muri filime mbarankuru yiswe Hunting Hitler nabo berekana uko abanazi bari bafite ibikorwa remezo muri Amerika y'Epfo, ndetse akaba ariho bahera bagerageza gucukumbura niba Adolf Hitler ataba ariho yahungiye koko mu kugira ngo bemeze ko atiyahuye. Umwanditsi w'umunyamakuru akaba n'umunyamateka Guy Walter, kimwe n'abandi banyamateka bahinyuza inkuru zivuga ko Hitler atiyahuye. Uyu Guy Walter azwiho kwandika inyandiko nyinshi ku ntambara ya mbere y'isi. Nyuma yo gupima imibiri ya Hitler ndetse na Braun, basanze ari bo koko. Aho twavuga nk'ubushakashatsi bwakozwe n'uwitwaga Hugo Blaski ndetse de Usman ndetse n'uwahoze ari umuganga w'amenyo wa Hitler Friedrich Eichmann, bemeje ko amenyo y'iyo mibiri yari aya Hitler ndetse n'umugore we koko. Ubushakashatsi bwa vuba bwabaye mu mwaka w'2017 bwakozwe n'umufaransa Philippe Charles, nabwo bwemeje ko iyo mibiri koko yabitswe ari ya Hitler ndetse n'umugore we Braun. Ubu bushakashatsi bwatangajwe mu cyitwa European Journal of Internal Medicine, buza gushimangira koko neza ibyavuzwe na bariya bashakashatsi barimo uwitwaga Guy Walter. Byose ari byo ko uyu mugabo Hitler ndetse n'umugore we
bapfiriye mu gihugu cy'Ubudage i Berlin biyahuye. Gusa Adolf Hitler yapfuye afite amazina menshi yajyaga ahabwa mu ishaka yari ayoboye Nazi. Amazina menshi yahabwaga bitewe n'ibikorwa by'ubukangurambaga yakoraga bitandukanye. Amwe muri ayo mazina harimo irizwi nk'uko Adolf Hitler yari instigateur cyangwa se mastermind w'intambara ya kabiri y'isi ndetse na jenoside yakorewe abayahudi. Ndabashimiye mwebwe mwese twabanye guhera mu ntangiriro z'iki kiganiro, none tukaba tukigeze ku musozo. Njye twari kumwe ni Ntwari Sangwa Aristide, naho utaha. Mu kiganiro Le Monde Histoire tubagezaho amateka y'ikiremwa muntu n'ibimukikije guhera mu ntangiriro z'isi kugeza kuri uyu munsi wa none. Dusobanukirwa amateka, tubimpuguke ku bijyanye n'amateka y'u Rwanda, iwacu, Afrika, no ku isi yose muri rusange.